Turabashubuje gitondo kiza ni Pasteur DISMAS tongeye kugaruka mbere y'ubwiza bw'Imana tubazanira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimye Imana yera, tunejejwe n'urukundo rwawe. Urakoze iki gitondo kiza tuhagaze imbere y'ubwiza bwawe, tugiye gukora uyu murimo utwezo dutunganye. Muka wera manuka tuyobore, ubwenge bwacu bushirwe hasi. Twirukanye imbaraga zose z'umwanzi, kirero kieze abatumva abakurikira ijambo ryawe, tubasabira umugisha. Muka wera nabo abafashe babase kuryumva rigira icyo ribamarira muri iki gihe turimo. Urakoze bana natwe kandi dushoboje mu izina rya Yesu, amen. Bene data tongeye gushima Imana kuko Mana ari nziza, turiho kubw'imbaraga z'Imana, agakiza twakahawe kubw'ubuntu bw'Imana. Yesu yarakoze. Tugiye kuganira ku magambo magufiya n'amagambo tumenyereye, ariko ijambo ry'Imana buri gihe cyose kiba ari gishasha ku muntu kuko ari ibyo kurya byacyo byo mu muka. Turaganira ku bw'ijambo riri kuri Yohana gice cya 4 murongo wa 7 tumanuka hasi. Muto w'ijambo ravuga Yesu avugana n'umusamariyakazi. Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda ngaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana, waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja, ko udafite ikivomesho n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese uraruta sokokuru Yakobo wapfukuriye iri riba kandi akaba yanywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi zamuha ntazagira urwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiraho isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Ayo niyo magambo y'Imana tugiye kuganira. Yesu navuga ko yari nk'ikiganiro hagati ya Kristo n'umusamariyakazi. Amusanga ku iriba, Musamariya yari yagiye kuvoma. Yesu amusanga ku iriba amusaba ko amuha utuzi two kunywa. Uwo mwanya Yesu yari wenyine, intumwa ze zari zagiye ku mudugudu kushaka ibyo kurya. Ariko Musamariyakazi aramusubiza Kristo. Mbese navuze ko yari nk'ikiganiro ya Kristo n'umusamariyakazi. Bahuriye he? Ku iriba. Amusaba ayo mazi yo kunywa kuko Yesu yari wenyine. Musamariya aramusubiza ati ko uri umuyuda nanjye nkaba ndi umusamariyakazi uransaba amazi ute? Ariko iravuga icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Uwo musamariyakazi ati wowe ko uri umuyuda nanjye nkaba ndi umusamariyakazi uransaba amazi yo kunywa gute? Impamvu yabyo nuko abayuda banenaga abasamariya.
ariko Yesu amutega amatwi amumva mu ibyo bintu. Ari igihe tuba mbere y'Imana tutakurikirana avuga giki iki Imana dushaka gukora sibyo twebwe twifuza, iki Imana tubwira twebwe tugatekereza ibyacu. Mumve aba ikiganiro cya Yesu. Yesu aramusubiza hano. Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe aguha amazi y'ubugingo. Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe ukamusaba aguhe amazi iki y'ubugingo. Umugore aratekeka aratuza. Kumenya impano y'Imana ukamenya ugusabye ayo mazi yo kunywa, nawe ukamusaba akaguha amazi izakuberera amazi y'ubugingo. Iyi minsi turakorera Imana, iyi minsi turavuga Imana, iyi minsi navuga iki, turakunda kuba mbere y'Imana. Ariko nasanze ko turavuga Imana, turakorera Imana, nuko tutarasobanukirwa natwe impano z'Imana. Nimba twari dusobanukiwe Imana dukorera, nimba twari dusobanukiwe Imana tuvuga, ntago twakora icyaha, ntago twangiza umurimo w'Imana, ntago twaba abanyandege ngiya ku murimo wayo, ntago twasubiza abantu nyuma, ntago twagambanira umurimo w'Imana, ntago twasuzugura abantu b'Imana. Nimba twari tuzi impano y'Imana, tukamenya uwatwamagaye uwo ari we, tukamenya udukoresha ari we, kako ari we wica ubugingo akica n'umubiri, ko ari we rufunguzo, ko ari we inzira y'ukuri n'ubugingo, ko ari we uzatuma musi umwe tujye mu bwami bwo mu ijuru, ko ari we niwe wagiye kututegurira akavuga ko azagaruka kutujyana. Nuko Yesu aramusubiza Musamariya kazi. Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe ukamusaba akaguha amazi y'ubugingo. Amazi yagiye kuvoma kw'iriba n'amazi Yesu yamubwiraga biratandukanye. Aya mazi ya Kristo iratandukanye n'ayo mazi yagiye gusaba kw'iriba. Kumenya impano y'Imana no kusobanukirwa watuhamagaye ku murimo bene data. Iyi minsi turajarajara turimo gushaka umugisha, ariko umugisha ukomeye bakozi b'Imana, abakristo bizera Kristo, migisha yacu iri ku murimo w'Imana. Usanga Satana twibizamu, ntago turasobanukirwa Imana iyo ariyo iyo dukorera. Ntago turasaba kusobanukirwa izina rya Yesu iyo twirukanamo abadayimoni, izina rya Yesu ryo dusengera abarwayi bagakira, ububasha buba kw'iyo zina, bushobozi biba kw'iyo zina bene data. Ntago turayisobanukirwa, ariko tusaba Imana ubwenge ntitukabe nguyu Musamariya kazi. Tumenye ko kuri Yesu niyo bisubizo byacu biri, kumenye ko kuri Yesu niyo harimo amahoro. Burwayi ufite nta wundi wabugukiza atari Yesu Kristo, bibazo ufite nta wundi wabigukuramo atari Yesu Kristo. Akura gucavu akicazana n'ibikomangoma. Nitumenya watwamagaye uwo ari we, tuzakishwa bugufi ya mbere ye. Ntago tuzishira hejuru, tuzubaha abatuyobora, ntago tuzaburana nabo, ntago tuzabacira urubanza, tuzabasengera mu gihe ari ibibazo n'ibigeragezo. Musamariya arongera kubaza Yesu subiza nawe, kuko yari ikiganiro nababwiye. Yesu aganira n'Umusamariya kazi, cyangwa nuko bimeze. Ati undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Bo bari bafite robine yabo ntago ari kimwe n'iryacu mu bibiye imaze kubiterambere. Bo yari iriba bacukura umwobo muremure, kuvoma ayo amazi kaba munsi hasi hariya. Sasa wowe ukazana kivomesho uramanura hasi, ukukura amazi yariya hasi ukayizamura. Sasa Musamariya aramureba Yesu asanga nta kivomesho afite, kandi iriba ni rirerire. Se ayo mazi y'ubugingo rimo kumbwira uzayakurahe? We nta kivomesho ufite, riba ni rirerire.
bitekerezo bya musamariyakazi ntago byari bihwanye n'ibya Kristo. Gukorera Imana mu mubiri, kuyobora abantu bari mu mubiri ku murimo w'Imana biragoye cyane. Hano Yesu yavugaga by'umumuka, ariko musamariyakazi yari mu mubiri. Niyo mpamvu ibyo Yesu yamubwiraga bitawanye n'ibyo nawe yasubizaga. Haleluya. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Abakozi b'Imana mureke tusabe imbaraga z'Umwuka Wera kuyobora abantu bari mu mubiri. Navuze ko biragora cyane. Ati ko nta kivomesho ufite kandi riba ari rirerire, se aya mazi y'ubugingo uvuga uzayakura hehe? Yari ikiganiro kya musamariyakazi na Yesu Kristo. Mbese arongera aramubaza, mbese uruta sogokuruza Yakobo wapfukuye iri riba kandi akaba yanywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Aramubaza, wowe uruta sogokuruza wacu waducukuriye iri riba kandi igihe ke yanywaga ayo mazi n'umuryango we n'amatungo ye, we uramuruta? Abaza Kristo nimba aruta sogokuruza wabo. Ariko ijambo Yesu yaje kumusubiza nawe kuko cyari ikiganiro, ariko cyari ikiganiro cy'ubwenjye. Musamariyakazi atabasha kumenya icyo ari cyo Yesu ashaka kugeraho, icyo ari cyo Yesu ashaka kumusigira. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. Umuntu wese unywa kwa aya mazi urimo kuvoma azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota, ntazagira rwose iteka rwose, ahubwo amazi nzamuha azamuhinduriraho isoko y'amazi adudubiza kugeza ubugingo buhoraho. Mbese niki Yesu yashatse kumwereka? Aya mazi urimo kuvoma ntabwo azakumarira inyota, kandi nashira uzagaruka kandi uze kuvoma, ariko amazi nzaguha azadudubiza isoko ry'ubugingo, soko y'amazi y'ubugingo ku buzima bwawe. Musamariyakazi ntabwo yumvise iyo jambo. Ari amazi tuvoma no ku robine twishura kuri electrogaze, tugura kuri electrogaze. Aya mazi ntabwo ashaka kutumarira inyota. Jerekani irashira ukasubirayo, ejo nimugoroba kongera ukanywa. Ariko aramazi Yesu afite, soko y'amazi y'ubugingo yadudubiza ku mitima yacu. Ayo mazi niyo itumarira inyota. Abantu bakijijwe iyi minsi ni iminsi yo gushaka kunywa ku iryo soko y'amazi y'ubugingo Yesu afite. Ni iminsi yo kuba muri Yesu Kristo, ni iminsi yo gushaka busabane bwiza na Yesu Kristo, kuko ari we ufite amazi meza y'ubugingo izatumarira inyota. Kandi unywa kwa ayo mazi ntago azongera kugira inyota ukundi. Tufite inyota mu y'imisi nuko tutashaka kutuza muri Yesu Kristo, nuko tutashaka kwizera Kristo nguko bikwiriye. Ariko uyu mwanya mwiza wumva ijambo ry'Imana, ikiganiro cy'umusamariyakazi n'umwami Yesu Kristo, icyo Yesu yamushakagaho, icyo Yesu yifuzaga ko Musamariya agereyo. Murongo ukurikirayo, Musamariyakazi yamaze kumva ayo magambo aramubwira ati, umugore aramubwira ati, databuja, mbakwiriye ayo mazi ntazagira inyota. Umbe kw'iyo mazi ntazagira inyota. Aza gusobanukirwa sasa. Databuja, mbakwiriye ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Asaba sasa Kristo amuwe kwa ayo mazi. Databuja, umbe kwa ayo mazi ntazagira inyota ukundi, kandi sinifuza kongera kuza kuvoma hano kuko ari kure. Aho nturuka no kugera hano kwiririba ni kure, n'urugendo rurerure. Ndagushaka umbe kwa ayo mazi izamarira inyota, kandi sinshaka kongera kugaruka kuvoma hano. Aho bigaragaza iki? Agatima ko gushaka kuvoma, kuhabwa kwa ayo mazi y'ubugingo yamugeze ku mutima we.
Sasa iyi misi navuga twebwe twizeye Yesu Kristo, kandi umva ko iyi misi ariho kintu kitwa inyota yo gusenga ku bantu. Abantu bafite inyota yo gushaka Imana, abantu bafite inyota yo kubona igitangaza kwiva ku Mana, abantu bafite inyota uburwayi bafite mani bakize, abantu bafite inyota yo gushaka bitangaza by'Imana. Ariko nta hundi Yesu yavuze ko ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, na wajya kwa data atabanjirize muri nje. Yesu Kristo niwe soko, Yesu Kristo niwe waduha amazi izatumarira inyota bene data, tukahabwa amazi y'ubugingo. Nimba umaze kuhabwa aya mazi y'ubugingo, uratuza mu bibazo byawe byose, urizera mu bibazo byawe byose, ntago ujarajara, uratuza hamwe, ukamenya impano y'Imana, ukamenya Kristo uwo ari we. Bisubizo byanjye byose bizava kwa Yesu Kristo. Uburwayi mfite Yesu Kristo niwe muganga, mibazo mfite Yesu Kristo niwe gisubizo cyanjye. Ugakora neza murimo y'Imana, ugahagarara neza mbere y'Imana, ukubaha amategeko y'Imana nguko bikwiriye. Yesu atufashe kandi Yesu atugirire neza. Musamariyakazi aza gusobanukirwa amagambo y'Imana, kandi nukomeza gusoma icyo gice cya 4 cya Yohana uzasanga Yesu mwanya yamusabye ayo mazi, amuwe kwa ayo mazi izamumarira inyota, atazongera kugaruka kuvoma hari kw'iryo riba kuko ari kure. Hari bintu Yesu yamubwiye hasi, siyo tugenda tusoma hose, ariko we nimburi mu rugo ushaka gusoma iki gice cya 4 cyose uzumva ikiganiro cya Kristo n'umusamariyakazi, buryo musamariyakazi yatsinzwe. Aza kusobanukirwa ati Yesu birashoboka ko uri umuhanuzi cyangwa se uri Kristo wa wundi basokokuruza bacu basengaga ku y'umusozi. Yesu atufashe mu gihe utarasobanukirwa impano y'Imana no gusobanukirwa Yesu ari we, ntago wahagarara neza mu rufatiro rwawe. Ariko nimba umaze gusobanukirwa impano y'Imana icyo ari cyo, muhamagaro wawe icyo ari cyo, uzakorera Imana neza, uzatuza mbere y'Imana, uzatinya icyaha n'igisana nacyo, ntago uzazana mwuka mubi ku murimo w'Imana. Bene data, mureke tushake natwe tuhabwe kwayo mazi y'ubugingo. Navuze ko nimba umaze kuhabwa kwayo mazi y'ubugingo, uratuza mu gakiza, urizera mu gakiza, ukumva gukorera Imana, ukareba iby'isi byose ukabona ko ari busa, ukareba maso yawe katumbira mu ijuru, kakwereka ko Yesu ni mu ijuru, isi si wacu. Yesu atushoboje atugirire neza. Oh haleluya, mane habwe icyubahiro. Nasanga mu iyi minsi abantu bameze nk'aba musamariyakazi. Amazi bashaka na amazi itabamarira inyota, amazi bashaka na amazi zatuma bahongere kuvoma ukundi, amazi barimo gushaka na amazi zatuma bagira inyota. Ariko Kristo afite ibanga rikomeye yo kutuha amazi izatumarira inyota. Yesu Kristo afite amazi izatuma tutazongera kujya kuvoma ukundi. Umwemerere gusa, tunganya buzima bwawe na Kristo, umwakire nkuko bikwiriye ku buzima bwawe, nawe azakuha amazi izakumarira inyota. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu atushoboje, Yesu atukomeze. Dore tugeze mu bihe by'izuba, mu buryo bwo mu mubiri twavuga ko ibi bihe by'izuba abantu benshi bakeneye amazi, abantu benshi barashaka amazi, abantu benshi bafite inyota. Ariko yo ni inyota ituma ejo tena tuongere tunywe. Ariko tushake Kristo, niwe uzatuha amazi izadudubiza isoko y'ubugingo mu mitima yacu, izatuma tutazongera kugira inyota ukundi. Mana itufashe kandi tugirire neza. Turasimbuka ku iyo gice cya Yohana gusa n'amagambo y'Imana, ariko wibaze amazi urimo gushaka mu y'imisi ni ayindi izatuma ugira inyota? Amazi urimo gushaka y'imisi ni ayindi izatuma usubire kuriba kuvoma ukundi, cyangwa urimo gushaka amazi y'ubugingo? Yesu akududubirize ayo mazi y'ubugingo, nawe utazongera kugira inyota ukundi.
murongo gice kya karindwi Yohana murongo wa 37 kugeza ku murongo 38. Muto w'ijambo iravuga ko imigezi y'amazi y'ubugingo, imigezi y'amazi y'ubugingo ntago igurwa, ntago tuyifungura ku robine. Migezi y'amazi y'ubugingo iturukaye kwa Yesu wenyine no afite ububasha. Yesu wenyine no afite ububasha bwo kududubiza iyo migezi mu bugingo bwacu. Imigezi y'amazi y'ubugingo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, misi yeruka iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara aravuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze hano ndi anywe. Yesu arahagarara mbere y'abantu aravuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze hano anywe. Yari ku munsi mukuru uheruka w'iyo minsi mikuru, ariyo munsi uruta iyindi. Yesu arahagarara aravuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze hano anywe. N'ahandi twabona amazi izatumarira inyota atari kwa Yesu Kristo wenyine. Bibazo byose ufite nta wundi wakubera igisubizo atari Yesu Kristo wenyine. Bisubizo by'ibibazo tufite Yesu Kristo niwe bisubizo byabyo. Na niyo mpamvu hano aratubwira abo, umuntu nagira inyota aze hano anywe. Na handi wanywera amazi iza kumarira inyota ni kwa Yesu wenyine. Murongo wa 38. Wizera abantu mushaka Imana, abantu dukorera Imana. Aravuga iki hano? Wizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko byanditswe bivuga. Wizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko ibyanditswe bivuga. Nitwizera Kristo, uziko mundu ashobora kumara imyaka mu gakiza, mundu ashobora kuba akorera Imana, ariko kindu kitwa kwizera ntago kigaragara ku bugingo bwe. Kindu kitwa kwizera ntago kigaragara ku buzima bwe. Ariko Yesu aravuga ko umuntu ni wizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko ibyanditswe bivuga. Nitwizera Kristo, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko ibyanditswe bivuga. Tukeneye amazi y'ubugingo mu bibiye turimo. Ayandi mazi tugura mu byupara, ayandi mazi tugura mu alimentation, ayandi mazi tugura mu electrogaze, iyo ni amazi ituma twongera kugira inyota. Iyo na amazi isatuma ejo wongere kukereki kuvoma. Ariko Kristo ni ufite amazi y'ubugingo izatumarira inyota, izatuma tutawongera kugira inyota ukundi. Niyo mpamvu iyi minsi mureke tuhagarare kwa Kristo, kuko Kristo niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Mureke tumukorere nuko ari bibazo, nuko ari bigeragezo, ari wihanganira bimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Kandi iryo kamba Yesu yateguriye abo akunda. Nawe uri mu wabo Kristo akunda. Nukorera Imana ucika indege, nukorera Imana nkunda kuvuga ubabaye, ndugakorera Imana urakaye, ndugakorera Imana wuzuye ishari, ndugakorera Imana utizera, ndugakorera Imana utababarira abandi. Uwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko byanditswe bivuga. Yesu atufashe, Yesu atushoboje. Ni misi yawe kuba maso, kuko ibiye turimo kugenda dusatira nibiye bimwe yo kumva inyota. Nuko abantu barimo kwanga ijambo ry'Imana mu imisi, abantu bapinga ijambo ry'Imana, hari ikindi gihe tuzarishaka. Tashaka kumva ijambo ry'Imana, uzakenera kumva ijambo ry'Imana. Hari igihe Imana izateza abantu inzara y'ijambo ryayo. Mane tushoboje, mane tugirire neza. Musamariya kazi nta kindi umwanzuro yaje gufata,
umugore aramubwira ati databuja mpa kwayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano ukundi kuko ari kure. Umpe kwayo mazi. Natwe isengesho ryacu ry'iyi minsi tushaka kusaba ayo mazi y'ubugingo mwibibiye. Data utuhe kwayo mazi y'ubugingo izatumarira inyota, izatuma tutazongera kujya kuvoma ukundi kuko iriba ari ukure. Abakera bajyaga kuvoma kure, atari mu minsi iterambere ryaje marobine zisigaye ziba mu bipango. Asaba Kristo kumuha kwayo mazi. Nawe ukeneye ayo mazi, nanjye ngeneye kwayo mazi, amazi y'ubugingo, amazi izatuma tutazongera kugira inyota ukundi, amazi izatuma Yesu Kristo tutabasha gukora iki, gushaka iriba. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana. Ukeneye amazi y'ubugingo, nanjye ngeneye amazi y'ubugingo. Musamariyakazi yarabisaba. Yesu aramubwira ko nuko utazi impano z'Imana no kusobanukirwa ugusaba amazi uwariwe, nawe ukamusaba amazi y'ubugingo. Turagushimye Imana yera, tunejeje nawe kuyikumva aya magambo y'iki kiganiro cyabaye hagati y'umusamariyakazi na Yesu Kristo. Yaje kwiriba aza kuvoma amazi asanzwe, ariko Yesu we amwereka ko ari andi mazi y'ubugingo ishaka kumumarira inyota, ishaka gutuma atazongera kugaruka kuvoma ukundi. Natwe turiho mu iyi minsi mwami, udufashe tushoboje muri urugendo, tubabarire ndegenge, tubabarire kutizera, tubabarire abantu bari mu byawe kandi batabirimo, tubabarire Imana mirimo yawe itakorerwa nguko bikwiriye. Weza itorero, weza abakozi bawe, weza abakristo mu iki gihugu, mu bindi bihugu, ubashoboje Mana, ubahe ku mazi y'ubugingo. Niyo tukene muri biye mwami, turagusabye nato tushoboje, utuwe amazi y'ubugingo, amazi izatumarira inyota, amazi izatuma tutazongera kujya gushaka yindi. Niyo tukeneye mu izina rya Yesu. Mu ibyo tubona bikomeye, mu ibyo tubona biremereye, niwe gisubizo cyacu. Kiza abarwayi, kiza mitima y'abantu mwami, kiza abantu bambikete n'imbaraga zo kugukorera. Fasha murimo wawe ukomeze ng'Imana. Satana atsinzwe ku murimo, ingabo ze zishushanya ku murimo, abiyoberanya ku murimo, abatakora neza murimo wawe. Kwa jina la Yesu Kristo tusenge itorero, utuwe kuba maso, abakozi bawe utuwe kuba maso, dusukire ku mazi y'ubugingo, tugukorere mu zindi mbaraga n'ubundi butware. Bitangaza bya bikoreke, murimo wawe ugende neza nguko bikwiriye, tubaha itegeko n'inshingano zawe. Turagushimye, reka iri jambo ribe ku bantu bawe, uzatumva wese mu imbaraga yo kuvoma kwayo mazi y'ubugingo, kuko ariyo izamumarira inyota. Mu izina rya Yesu Kristo udushoboje mu bibiye kandi utuwe kuba maso. Turagushimye witeka, urakoze. Tusenge igihugu kirinde kiyobore, tusenge amahanga yose irinde uyobore, abantu mavi yose gupfukamire kandi bemera ijambo ryawe. Urakoze, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha, murakoze kudutega amatwi. Ni Pasteur DISMAS. Reka tubahe nimero zacu, tubaha nimero. Birashoboka ko ari inama watugirira cyangwa se ari kindi kintu natwe wadusaba. 07 82 4 39 7 54. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibahera umugisha.